uyu munsi rero turaganira ku bintu wakorera umukobwa ukamutwara ukaba wamutwara umutima cyangwa se wakigarurira umutima we. Ibintu rero ku bintu wakorera umukobwa ukaba wamutwara umutima ni ibintu byinshi, ni ibintu bigiye bitandukanye muri iki gihe. Kuba wakigarurira umutima w'umukobwa cyangwa se kuba wamwiharira cyangwa se kuba wawiharira ntago biba byoroshye, ni ibintu byinshi cyane. Abahungu nibo bakunze kuvuga ngo ntago ushobora kumenya igihe umukobwa yabaye satisfait cyangwa se yahagijwe n'ibyo wakoze. Aha rero mbafitiye ibintu wakora kugira ngo ube wakigarurira umutima we, ni amabanga. Ikintu cya mbere, kubwirwa ko ari mwiza kurusha kuba sexy. Abakobwa nkanjye, nkatwe twese muri rusange ntago dukunda abantu batubwira ko turi sexy. Oya, umukobwa byamushimisha kumva umuntu umubwira ko ari mwiza. Hari nk'abakobwa bagiye bafite utubuto cyangwa se uduheri mu maso cyangwa se bafite bangiritse nko mu maso, iyo abashaka n'umuntu byibuze bamubwira ko ari mwiza. Ntago wakwishimira kuba sexy kandi uri mubi. Oya, umukobwa nuzahora umubwira ko ari mwiza, ugahora iteka ryose uko mubonye, uko muhuye ukaba wamubwira ngo uri mwiza, cyangwa se mu bintu byinshi wajya uhora umubwira, cyangwa se mu makompliment menshi wajya uhora umubwira umukobwa ushaka kwigarurira umutima we, wamubwira ko ari mwiza kurusha uko wamubwira ko ari sexy, cyangwa se ukaba wamubwira ko yambaye neza. Ikindi kintu, banga amagambo menshi adasobanutse. Umukobwa ntago akunda niba uri umuhungu ugashaka kwigarurira umutima we cyangwa se kuwutwara, ntago akunda umuntu uvuga amagambo menshi. Akenshi ugasanga ntabwo asobanutse. Tuvuge urashaka kwigarurira umutima w'umukobwa runaka, cyangwa se nkanjye ushaka kwigarurira umutima wanjye, ntago waza umbwira ngo urabona Sandrine ngo mfite iki n'iki, ngo ngiye ngo urabona ngo mbayeho gutya, no, ibyo ntabyo nshaka kumenya. Niba ushaka kwigarurira umutima wanjye, ntabwo uzaza umbwira ibyo utunze. Ntabwo nshaka umuntu ufite ibintu bya mirenge. Oya, niyo yaba uri umukobwa ushaka ibintu bya mirenge cyangwa se iki, ntabwo akunda umuntu umutipa waza umwemeraho. Ntabwo akunda umuntu waza amwumvisha ko arenze cyangwa se ari ku rugero rurenze uko yaba abitekereza. Rero ntabwo dukunda amagambo menshi kandi adasobanutse. Nk'urugero nanone ukaza aho kugira ngo wenda umbaze uko niriwe cyangwa se umbaze wiriwe ute, umeze ute, umusoro umeze gute, ukaza umbwira ibintu bidasobanutse. Ukaza umbwira wenda nk'abantu mwahuye, urumva nyine mu kiganiro cyawe hahoramo kwiyemera. Aho ngaho rero ntago abakobwa tubikunda. Niba ushaka kwigarurira umutima wacu, ntago tubikunda, ntuzabikore. Abakobwa banga abatiyubaha iyo bari kumwe. Urugero, nk'umuhungu ari kumwe n'umukobwa ntiyiyubahe cyangwa se ngo yiyubahishe, ugasanga sinzi nk'urugero, ntabwo ugasanga arimo aratukana, nta discipline afite, arimo aratuka abantu bari aho ngaho, cyangwa se nk'umuntu amuciye aramukandagiye ahise avuza induru, aramututse iki wewe, bya bitutsi by'iki gihe ugasanga ntago yiyubahishije muri public arimo, ntago yiyubahishije mu byo ari gukora. Aho ngaho umukobwa aba yumva ari we usebye. Icyo gihe ntago umukobwa ubikoze rimwe cyangwa kabiri, ntago wakigarurira umutima we. Ahita abona yuko nimba ubashije kubikora kandi uri kuntereta cyangwa se uri gushaka kwigarurira umutima wanjye, ni iki kimbwira ko iyo uri mu bantu bisanzuyeho niba icyo ukora? Ni ukuvuga ngo biba birenze ibyo ngibyo. Ikindi kintu wakora kugira ngo wigarurire umutima w'umukobwa, gufatwa nk'aho adasanzwe. Abakobwa baba bumva bafatwa nk'aho badasanzwe. Urugero, kuba ari ahantu cyangwa se muri ahantu ukaba wamufata, ukaba wamuha agaciro, urumva ukamwumvisha nyine yuko ari we uri priorite muri ako kanya aho muri, cyangwa se iki, akumva ko kumufata nk'aho adasanzwe. Tuvuge niba ushaka kwigarurira umutima we, uri mu maniga yawe cyangwa se uri mu matipe bagenzi bawe, warangiza ukamutaka ukavuga uriya mukobwa ntabwo asanzwe, uriya mukobwa ari so unique, uriya mukobwa ni mwiza, uriya mukobwa ari smart, ukumvisha abatipe nyine yuko adasanzwe, niwe wahisemo, hari impamvu wamuhisemo, hari impamvu yatumye wumva ko ari we wakigarurira umutima we. Ikindi kintu, abakobwa bakunda gusomwa ku kiganza. Ibi ngibi abanyarwanda benshi ntabwo bakunze kubikora, bikunze gukorwa n'abazungu. Ugasanga nk'umusaza cyangwa se
umusore cyangwa se umugabo ahuye n'umukobwa kumuha icyubahiro ugasanga amusomye ku kiganza. Iyo umusomye ku kiganza firstly aba ari sinye yo kwerekana ko umwubashye, ubu mwubashye mu ruhame cyangwa se ubu mwubashye, ubu muhaye icyubahiro, bigaragara ko nyine umwubashye kubitewe n'ahantu muri, akaba ariyo nsuhuzanya. Abakobwa bakunda ubasangiza ubuzima bwabo. Umukobwa niba ushaka kwigarurira umutima we cyangwa se niba ushaka kwigarurira umutima wacu muri rusange, iyo uri kuganira nawe wumva ashaka ko wamuganiriza ku buzima bwawe, aba yumva ashaka ko wamubwira ibyo waciyemo cyangwa se ubuzima bwawe bwa buri munsi. Aho ngaho bituma yumva ko umufitiye icyizere ndetse nawe akaba yakugirira icyizere, bigatuma nyine umutima we yawukwigarurira cyangwa se akawuguhereza, akavuga ati uriya mutipe aranyizera, uriya mutipe kuba aza akanganiriza ibintu bye, uriya mutipe kuba aza akambwira pasti we cyangwa se akambwira ubuzima bwe bwa buri munsi, nuko aba mfitiye icyizere kandi byatuma twanafatanya. Niba ari umuntu ufite ibibazo aba yumva ko yangiriye icyizere kandi nafatanya nawe, tukaba twashaka solution cyangwa se tukaba twashaka ikintu cyatuma twese dutera imbere. Aho ngaho umukobwa biramushimisha cyane, ukaba wamwigarurira umutima we. Ikindi kintu, guhamagarwa mu mazina yabo mu ijwi rituje. Umukobwa iyo ushaka kumwigarurira umutima wiwe ntago akunda umuntu uza amubwira ntago, niba ushaka kuko agukunda ntago uhita uza straight uhita uvuga ngo sheri cyangwa se bebe, twa tuzina tw'iki gihe. Oya, iyo ubikoze gutyo ahita yumva ko ushatse kwita, wumva ko nyine ahita yumva nk'aho ari agasuzuguro. No, nyita izina ryanjye, ibyo ngibyo bizaza ari uko turi kumwe. Banza wigarurire umutima wanjye, mbanze nkwizere, mbanze ngire icyo nakumenyaho, hanyuma tubone kwitana ayo mazina. Cyane cyane abakobwa ahangaha umuntu uhamagara mu mazina yabo biba byiza iyo urihamagaye mu ijwi rituje, hanyuma ukaba wamubwira icyo ushaka kumubwira. Cyane cyane nk'iyo ushaka kumubwira ko umukunda cyangwa se ushaka kumubwira ko wishimiye kuba uri kumwe nawe, umuhamagara mu izina rye, ukamamagara mu ijwi rituje, ukamubwira icyo ushaka kumubwira. Ibyo bibica mu mutwe. Ikindi kintu, guhabwa agaciro. Usibye n'abakobwa n'abahungu bakunda guhabwa agaciro, nta muntu udakunda guhabwa agaciro. Ahangaha rero guhabwa agaciro ku mukobwa ni uko tuba dushaka ko duhereza agaciro aho tugiye. Niba tugiye nko guhaha, mpereza agaciro, unyereke yuko mfite protection cyangwa se ndi protected n'umuntu turi kumwe, numve ko ari kumpa agaciro, ntago ari bunsebye cyangwa se ntago ari butume nseba kubera ahantu ndi. Niba nk'urugero, guhereza umukobwa agaciro, niba umusohokanye ukaba wamukururira intebe akicara, niba umusohokanye ukaba wamuhamagarira nk'umuntu, nyine kumwereka ko umuri hafi, kumwereka ko wamufasha ahantu hose mwaba muri. Ntumere nkaho ari wenyine. Hari abo usanga niba bari kumwe ugasanga nk'umutipe ari hariya n'umukobwa ari hariya, yajya nko gukora ikintu ugasanga umuhungu ari gukora yishyira, yibagiwe ko ari kumwe n'undi muntu. Rero umukobwa aho ngaho ntago abikunda, akunda umuntu umuhereza agaciro, akunda umuntu umwereka ko ari uw'agaciro igihe cyose bari muri public. Ikindi kintu wakora kugira ngo wigarurire umutima w'umukobwa, kudahatiriza. Abakobwa ntago dukunda abantu bahatiriza. Niba umukobwa tuvuge hari ikiganiro twabikoze, wenda kwigarurira umutima w'umuntu ugasanga umwimye umwanya kugira ngo abashe kubona yuko ufite wabaho atagufite. Rero umukobwa kudahatiriza, niba umuhamagaye akakubwira ngo ari busy, akakubwira ngo arahuze, ukamubwira ngo uze kongera kumpamagara, ntabe yaguhamagara. Menya impamvu ataguhamagaye, wihatiriza kumvikanisha yuko wowe wababaye kurusha uko we ameze. Uziyahuye n'iki kugira ngo ntaguhamagare? Hanyuma banza umenye impamvu, ntuhite wihutira kwita uvuga urabona ntago ujya umpamagara n'iki. Wihatiriza, ntabwo ari itegeko kuguhamagara, ntabwo ari itegeko guhora navugana nawe.
igihe mboneye akanya, igihe numva ko ngomba kuguhamagara. Ushobora kumbwira ngo nze kuguhamagara nkaba natashye ntinze, cyangwa se nkaba nahuye n'ibindi bintu, cyangwa se nkaba nabuze n'amayinite. Menya impamvu uwo mukobwa ataguhamagaye, hanyuma ubone kuba wahatiriza umubwira kuki utampamagara. Ikindi kandi ndumva umutipe ntabwo bimuha uburenganzira kuba yahatiriza mu gihe atarakundana n'uwo mukobwa. Uri kugerageza kwigarurira umutima we, rero wishaka guhatiriza, bishaka kwitwara nkaho ari wowe priorite mu buzima bwe, bishaka afite ibindi bintu waje usanga akora. Rero reka genza gakeya ubanze unamumenye, abanza kumenye, hanyuma ubone kuzahatiriza ari uko umufiteho ubwo bushobozi. Ari igihe usanga abatipe kuba umukobwa ari kuguhereza umwanya aho ngaho, vraiment iyo umukobwa aguhaye umwanya akavuga mu gitondo arakuvugishije, nijoro arakuvugishije, sanga arakuvugishije, arimo araguha umwanya, hanyuma wowe ugashaka guhatiriza. Ni bya bindi wamenyereye, ariko uyu munsi ntago bishobotse, ibintu birahinduka. Ejo ashobora kubyuka nta mayinite afite, ejo ashobora kubyuka atari kumva, nyine nta muntu ashaka kuvugisha. Ariko wabona ataguhamagaye rimwe kabiri ugasanga wahatirije, se kuki utamamagara iki. Umukobwa ntabwo abikunda, ahubwo ahita anacika intege, vraiment nta nubwo yakongera no kuguhamagara. Yego.